tubahaye ikaze bakunzi ba Mukire TV, aracyari Mr Sam nk'ibisanzwe. Wageze kuri Mukire TV, tuguhaye ikaze kuri ya channel yanyu ibafasha kwiteza imbere mu bijyanye n'ubuhinzi ndetse n'ubworozi ndetse n'ikoranabuhanga. Ibyo ni ibintu bitatu twibandaho umunsi ku wundi, ku buryo umuntu wese udafite icyo yisangamo yatisanze muri kimwe yisanga mu kindi, ku buryo nawe ashobora kugikoresha kikaba cyamuteza imbere mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Donc ni ukuvuga ngo niba udakunda ikoranabuhanga ushobora kubukunda ubuhinzi, niba udakunda ubuhinzi ushobora kubukunda ubworozi. Ibyo bintu ko ari bitatu, niba ukundamo kimwe wakora subscribe kugira ngo ujye ubonera video zacu ku gihe uko twaprodinze, kugira ngo ubashe gutera imbere. N'ikindi kibazo cyose wagira waza kutubwira kuri Mukire TV tukaba twakigusubiza ku buntu. Mbere na mbere tugiye kubwira uburyo ushobora gukora ifu y'amagufwa. Amagufwa bakoramo ifu bahereza inkoko. Donc ni ukuvuga ngo iyo bagiye gukora ifu y'inkoko y'amagufwa hari uburyo babikora. Ndagira ngo video y'uyu munsi tukwereka uburyo ifu y'amagufwa itunganywa, kugira ngo nawe niba ufite ubworozi bw'inkoko uyitunganye uhereze inkoko zawe kugira ngo zikomeze kuzamura umusaruro. Mbere na mbere iyo ugiye gukora ifu y'amagufwa hari step tugiye kukubwira nawe uzakoresha ukayikora. Ni ukuvuga ngo ifu y'amagufwa iyo uyibonye ntabwo ubonye ibyujuje ubuziranenge ku buryo byazamura inkoko zawe. Turaza gukora n'indi video nayo irahari y'ibintu ugomba kuba wujuje kugira ngo indyo ibe yuzuye ku nkoko zawe. Ni ukuvuga ngo iyo ufite ifu y'amagufwa ntabwo ufite indyo yuzuye ku nkoko. Tugiye kubanza tukubwira uburyo ikorwa, hanyuma turakora n'indi video ivuga uburyo ifu y'amaraso ikorwa, ndetse n'indi video ivuga uburyo wakora ifu y'inyama. Ibyo ni ibintu ugenda uterateranya ugateraho n'ibindi bikomoka ku bihingwa kugira ngo ukore indyo yuzuye ku nkoko. Reka tukubwire uburyo ifu y'amagufwa ikorwa. Mbere na mbere uragenda ugashaka amagufwa ku mabagiro. Collect bone from slaughter house. Ugenda ugakusanya amagufwa ku mabagiro n'ahandi hantu henshi ubona uzayakura. Hanyuma amagufwa urakusanya ukayazana ukayanika ku izuba. Uyashyira ku izuba, hanyuma amagufwa yawe agatangira kuma. Nyuma yaho urayoza neza ugakuraho utuntu tw'utunyama twose tuba twahasigaye, hanyuma ukongera ukayanika ku izuba. Ni ukuvuga ngo mbere na mbere urayanika, hanyuma wamara kuyanika ugakuraho utunyama twasigayeho ukongera ukayanika bwa kabiri. Utunyama turiho twose watuvanyeho kugira ngo bizakorohere mu gihe cyo kuyasya. Hanyuma gatatu amagufwa yawe uyashyira ku muriro kugeza igihe abereye umweru wijimye cyane. Ni ukuvuga ngo umweru ukeye cyane. Ni ukuvuga ngo urayanika, hanyuma nyuma yo kuyanika ukayashyira ku nkwi. Ni ukuvuga ngo ucana inkwi ukajya ushyiraho aya magufwa yawe ku buryo aza kuba umweru wijimye cyane. Ni umweru wa mweru kabisa ureba ukabona ko ari umweru, kuko uba warakuyeho utunyama twose. Iyo uricaniye igufa riba umweru cyane ukabona ko ari umweru. Iyo gihe nibwo ushobora kurihonda rikaba byatanga ifu. Hanyuma ukoresheje inyundo yawe urafata ya magufwa uyahonde kugira ngo uze kubonamo ifu. Ni ukuvuga ngo kuri ano mafoto hari ahantu muri kubona akantu k'agasekuru gatoya. Turiya ni udusekuru dukunze kuboneka ahantu mu malaboratware cyangwa se mu ma workshop.
uramutse ugafite nako wagakoresha ukajya uyahondesha inyundo, hanyuma ukayashyira muri kano gasekuru gato mubona, mwagiye mubona muri ano mafoto, hanyuma ukayahonderamo kugira ngo aze kubona ifu. Nyuma yaho ufata ifu yawe ukayibika, ubwo ukaba ubonye intungamubiri ya mbere ku nkoko. Kurikira izi video zindi twagiye twaprodinga, birarangira umenye uburyo bategura intungamubiri yuzuye yo ku nkoko mu bintu byinshi bigiye bitandukanye. Nkushimira wowe wageze kuri Mugire TV, ukaba urebye video kugeza irangiye. Wifuza izindi video zijyanye n'ibi ngibi cyangwa se z'ubuhinzi n'iz'ubworozi, kora subscribe kugira ngo dukomeze tubane umunsi ku wundi.